Rayon Sport ku munsi w'ejo yasinye amasezerano ya miliyari 3 na miliyoni 500 mu gihe cy'umwaka n'amasezerano y'imyaka 5. Ese abareyo none igisubizo cy'ibibazo bya mikoro kirabonetse neza cyane Axel? Ya ngira ngo ni ikibazo buri mureyo wese yakwibaza, ariko n'umukunzi wese w'umupira w'amaguru abo muganira akurikirana ruhago nyarwanda kugira ko ikipe ariyo rwose iyo itameze neza usanga binahungabanya n'uburyohe bwa shampiyona, kandi ku ruhande rumwe wabumva nk'ikipe ifite abakunzi benshi. Ngira ngo rero nkuko meya cyangwa se president wa equipe ya Rayon Sport akomeje kubivuga Abdallah, yavuze yuko byibuze bigiye kubafasha kuri budget yabo nka 70% kuko iyi Rayon Sport ubundi ku mwaka bavuga ko ikoresha hafi miliyari n'igice y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Urumva kubona rero izi nyongera z'aya mafaranga ni ibintu byiza cyane, kandi ubwo bazabaha amafaranga birumvikana nk'uko bisobanuraga, ariko nanone n'ibindi bikoresho, habe amagodiyo, habe amakoran, habe biriya bipapa by'abakinnyi, habe by'abakoresha imyitozo, habe amasogisi, home and away kits, bizagenda bigere mu bafana. Rumva ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. igiye ni kampani y'Abatanzania nabonye ikora ibijyanye n'ubwishingizi cyangwa se fasha abantu kwishinganisha iki bya assurance, ikora ibijyanye n'ubwubatsi. igiye ngo ikora business zirenga 50 cyane, ifite business nyinshi cyane, ikora ibijyanye n'ubwubatsi, igakora ibyo bya assurance bavuga. Yego. Ikajya mu bya Rio Estate, urumva byo gucuruza amazu, ibinyobwa, igashipinga kuzana ibintu bikuye hanze. Bafite amafaranga menshi. Uko Simba yo amasezerano bafitanye ni miliyoni 7 z'amadolari. Miliyoni 7 z'amadolari ku myaka 3. Yakada ni 3 Simba ni imyaka basi imyaka 5 buri. Ni 5 ku mwaka. Oya ni miliyoni 14 z'amadolari. Miliyoni 14 z'amadolari. Imyaka 5 ni hafi miliyoni 2 na miliyoni miliyoni 2 niba magana ku mwaka umwe. Ko bagiye bo uriya chief operations officer wabo Joseph nahoze mbona anavuga ko bagiye no kubaha n'ikibisi ngo kabuhariwe rutura nka kimwe cya Real Madrid, hanyuma bakazabaha na miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania ngo nibatsinda match Esperance bakayikuramo muri Champions League. N'abantu bafite amafaranga. Ubwo navuga ngo Rayon Sport ije ari ikipe ya gatatu, bahereye muri Gasogi bayikubita miliyoni n'igice ku mwaka, bahita bajya mu Rucaca muri Kiyovu bazajya bayiha miliyoni 2 n'igice mu myaka 5. Rayon Sport miliyoni 3 n'igice mu myaka 5, ubwo n'iz'amadolari. Ariko hari n'andi makuru nsumira avuga ko na aperi ibiganiro byatangiye yo ngo bashobora kuzajya bayiha miliyoni y'idolari ku mwaka nayo mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko ngicyatindije ibiganiro na aperi ni iriya Joma niba na Joma. Urabona aperi company bambara yabakoreye imyenda Joma. Iyo amasezerano bafitanye na aperi azarangira uyu mwaka, so ntago bari kwita batangira ibiganiro kandi amasezerano na Joma atararangira. Aperi yo ishobora kuzamo umwaka na Rayon Sport byagomba kuba mbere, ariko bagomba kubanza Rayon Sport kaganira na Skol. Yego. Ubwo rero nukuvuga ngo iyo tuvuze miliyoni 3 n'ibihumbi 500 by'amadolari iber tukubye ni miliyari irenga y'amanyarwanda. Uvuga ngo ni miliyari irenga y'amanyarwanda, urumva niba bazajya bahabwa 700 kuri sezo, ubikubye neza ubona miliyari 1 na miliyoni 200. Icyo wavugaga rero kijyanye no kuba wenda ikijyanye n'ubukene muri Rayon Sport cyangwa se amikoro harahagije muri Rayon Sport niba wenda kigiye gukemuka, ntusubize icyo nshaka wowe kunsubiza ni abantu babonye amasezerano kandi bamaze igihe kinini buri gihe babona Rayon Sport yasinye amasezerano. Abantu barashaka kumenya authenticity cyangwa se Inyarwanda cyiza ndagikurayo. Nukuvuga ngo aya masezerano nayukuri ari genuine, nayukuri ku buryo atazaba amasezerano yayandi nkamwe twagiye tubona adagira icyo ahindura kuri equipe. Oya namasezerano kuri namasezerano kuri ni company ikomeye kuko haraho batanga amafaranga. Abantu nyine bagira ku kantu ho gushidikanya. Tubamara impungenge. Yego. Iyi company twa J-Root hariho batanga amafaranga ndeba gutya kuko iyi company twa J-Root umutaramo wayizanye mu Rwanda witwa Richard yanyigaga imbere muri Kristero. Richard rero niwe wakoze deal yo kuzana iyi company ya J-Root mu Rwanda. Richard icyo gihe duhurira ku biro bya Gasogi
twarabizi ko babanje gusinyana na Gasogi yego ndabyibuka Richard aransuhuza ngira ngo aje kuribira Kenesi bisanzwe ngiye kubona umuntu yicaye kuri pano y'abayobozi bano ba Joseph uyu ona wa WJ Root nyuma yaza kutubwira ati nge wayizanye nge wagiye muri deal yibera za Tanzania isiga gukora ubucuruzi niwe wayizanye nyuma tuza kuganira tubwira amavuna n'amavuko yabo atubwira intego zabo kubera ko abantu bafite business nyinshi bakora ahanini ahanga baravuga bati u Rwanda rugutera imbere muri sport reka twinvestinge muri sport yabo kuko turabona ko sport yabo hari icyerekezo ifite niyo mpamvu rero baje kuko n'uyu muyobozi wayo Joseph ibyo avuga aravuga ati twebwe ntago tugamije ubucuruzi bwa mbere turashaka kubanza kuzamura ireme rya football nyarwanda nyuma none tukazakorana amasezerano y'ubucuruzi kugira ngo tugire icyo tubona uvuga ngo rero ya authenticity wavuga cyangwa se kuba wabyizera ko ari ukuri ibyo ni ukuri pe kuko n'ahandi hantu bagiye batanga amafaranga ahubwo njye ubwoba mfite kuri company yo kuri J-Root nta kibazo nyine mfite ahubwo amafaranga aje muri Rayon management ejo ngiye abantu ejo ntago nakurikiye match narebye ama highlights inyuma ntago nari ndi Kigali ariko umuntu yambwiye ati nabonye bareyo ntaherukaga kubona ati bagenda bicuma gace bagenda begera abayobozi ati kandi iyo hatangiye imishinga nk'ingiyi y'amafaranga menshi ushaka kugira gutyo ukabona abantu barabizambije abantu babirwaniyemo haje abantu bavuga batari amafaranga nasizemo ahangaha y'amadeni yanjye muyampe abandi bikagenda gutya na gutya bati ugasanga ibintu icyo kintu nicyo kintu abo byaragomba kubanza gusinyira amasezerano ngo yashakaga ikintu bita umusogongero yaba yawuhawe ibihumbi 100 by'amadolari kuzamura yahawe 200 by'amadolari byageze pero amakoresho avuga 100 kuko aya masezerano ubundi azatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 7 ngo bazatangira na sezo 2026 2027 ariko aya mezi asigaye yo kugira ngo iseze irangire no musogongera wavugaga babaye bahaye na Kensi yarawubonye arabufite nacyo birabufite hanyuma noneho mu kwezi kwa 7 seze igiye gutangira nibwo bazatangira guhabwa noneho ya mafaranga bahabwa buri sezo urumva hari amafaranga bafite rero kugeza ubu ibyo Raxel avuga ngo arabatangiye kwicuma bavuga batamadeni mu bashikiye mu twishyure ngira ngo Murenza Budara afite uburyo agomba kumanaginga aya mafaranga nabo bakorana ntabwo ari amafaranga aje ngo yishyure amadeni reka muzi inkuru kuwa gatatu nimugoroba ejo hari kuwa 4 kuwa gatatu nimugoroba abayobozi bose ba Rayon Sport binzi bacyuho nakubitanye nabo saa 12 neza gutya kuri zigama CSS ndabanza ndavuga se kuri zigama niho basigaye bagira konte nibuka ko RGB ikoramo hejuru bari bavuye muri RGB bose uko bakabaye uko muzi babatoye ndi kumwe na Ngabo na Ephraim Kayiranga mu modoka na Hitimana Claude abatu bavuye mu nama iyo nama rero ngiye mbihuza uko ngena nk'umuzi nkuru nk'umunyamakuru ni inama yajyaga kubwira RGB ko mutera nkunga hari bagiye kumurikirana gahunda zihari kugira ngo bahumugisha kuko barimo barakorera muri RGB ko RGB n'abahaye bagiye kuri RGB kujya kuvuga ngo twabonye umutera nkunga uzana ibi bimeze gutya na gutya muduhumugisha tugende tubyeme cyane ngo rero icyo byari impamvu nari nkujyanye aho ngaho ni ukugira ngo twumviganishe ko mu buryo bw'imicungire RGB ijisho ryayo rizaba ririmo rireba neza abantu bazaza gutezamo akavuyo abo tutabonye twagize ibyago ku isake nyamuneka mutubabarire ntibazahorana n'umunzani mureke ibanze yikenure ibibazo byo guhemba abakozi n'abakinnyi bayo mureke ibanze ive muri ibyo bibazo inategure umwaka w'imikino uracyarimo byanze bikunze nta hari icyo kugarura bari bafite ikibazo cy'ubukene Rayon Sport ni kwa kundi rwose uba ugeze ku manga ugiye kugwamo hasi umuntu akaza akagufata akakuvanaho urumva ubwo rero aya mafaranga bahawe nayo kubafasha kwitwara neza mu mikino nayo gufasha ikipe ibyo by'amadeni wenda bagenda banabyishyura gake gake kuko nubona amadeni Rayon Sport ifite ntabwo yapfa gushira baye bayaretse ahubwo bubaka ikipe ikompeta urumva rero Murenza afite uburyo bwo kuyamanaginga afite abantu bagomba kuba muri hafi kugira ngo bakore management y'aya mafaranga neza baracyafite score nayo n'umufatanye w'ibikorwa ugihari ugomba kubafasha yewe Ibere icyo nifuzaga Imana imbabarire kibe kigenze neza iyi company izana amafaranga amakipe yubake ubundi turebe kandanda kuri tapivera ibintu byanyu byamaguye no kutwicira umupira ubu ngubu nta rwitwazo kipe izajya bifite ubushobozi bwo kugura umukinnyi mwiza ni mu manura abakinnyi beza tubona umupira mwiza Rayon Sport bikomeye Kiyovu ikomeye APR ikomeye Mukura ikomeye Gasogi ikomeye n'andi makipe akomeye
tubone agapira kandanda kameze neza cyane. Rayon Sport ku munsi w'ejo nyuma yo gusinya amasezerano abayobozi baje bishimye cyane bambaye amakositime na karavati bamwenyura rwose bari mwiza umunsi w'ejo bari mwiza kubari match ya AS Kigali mwayikurikira kuri radio Rwanda ndimo ndabigeza na Ruvuyanga abayobozi bose bahari bamwenyura baseka abantu babakongratulatinga cyane ariko binashimangirwa n'intsinzi batsinda ikipe ya AS Kigali igitego kimwe kubusa kufri kome cyane rive kuri Emery Bayisenyi ayikubita kuri poto isanga Mugisha Didier Taichi atsinda igitego cye cyambere kuva yagera muri Rayon Sport. Rega twumve Emery Bayisenyi nyuma y'umukino ibyishimo yari afite. Turishimye ko yaratubonye amanota 3 nago byari byoroshye ariko so important things nuko tubonye amanota 3. Yeah, we are twatangiye second leg so dufite intego nshyashya so twibagiwe fazare yararangiye so reka tangire intego nshyashya muri fazare nta kintu twahinduye so gusa nuko muri football habaho ibihe byiza n'ibihe bibi so ndibaza ko Imana nidufasha turakomeza ibihe byiza bakomeze badushyigikire turabakunda inshallah byose biracyashoboka no buri wese tumufite confiance muri equipe uyisabye yifite confiance arayitera nta kibazo. Rayon Sport yazamutse igeze ku mwanya wa 6 yagize amanota 29 ntabwo iri kure cyane nubwo twavuga umwanya wumvise kipe ya mbere ya APR ifite 35 ifite 35 urumva yagize 29 harimo difference y'amanota 6 nibyo APR cyafite ikirarane ariko ntabwo wahita ukibara cyane no amanota 3 ubona ko yabavanye ahantu habi bari kuko bari bafite umwanya wa 9 gutsinda uyu mukino bahita bafata umwanya wa 6 umuntu yavuga ko Bruno Ferri ku munsi w'ejo yakoze itandukaniro mu mikino y'ibanza wowe gusa abakinyi barakora difference ko nk'abantu bakurikiye match y'ejo umuntu witwa Obed umuntu witwa Didi wabonaga ko kabisa forume bavanye ama equipe bavuyemo abari muri polisi abari muri Mukura fitness bavanyeyo wabonaga ko ari abakinyi n'ubundi basanzwe mwenda nka Obedi yari umukinyi w'umutitireri ubona ubanzamo ufite imyitozo wabonaga ntago twari duherutse kubona umuntu kuri kabiri uzamuka kwereza imipira myinshi muri box myinshi ejo kose centre byibura nk'umunani cyane nziza zimeze neza ejo yacimpaka ariko abareyo mbahe ubutumwa mu bintu byose bizajya biba mwahembwe cyangwa mutahembwe muzajye mwemera mukora imyitozo ejo ikipe ya Rayon Sport yagaragaje nyine kubura imyitozo yari inaniwe nuko yagiraga na AS Kigali nayo ya kipita iwaya iyo biri kumwe na Kiyovu cyangwa na za Mukura na polisi ku munsi w'ejo iba yari ibitego nka 5 abakinnyi mu minota 45 birumvikana nta myitozo 50 nta n'uwagendaga ntabwo wamwira yaratsinze pe yanakinye neza ariko iyo AS Kigali iza kuba iri seriye nakubwiza ukuri ko mu minota 15 ya nyuma iri kubifite mu bitego bibiri byiza umuntu bita Cimanga na Emery mu minota ya nyuma ntabwo bakigenda pe nuko marikage byari byagoranye kubera nyine ikintu cyo kutakora imyitozo ariko urumva nyine ni cyari cyo kutakora imyitozo umuntu wese warebye igice cya kabiri cya Rayon Sport iravuga atari Rayon Sport yaje kuri 3 abantu bari bishyizamo ngo uyu mwambari Serge ngo nakoresha imyitozo neza ikoresha ryarisa abakinyi batakoze abo badawo urumva n'ubundi n'abakinyi badasanzwe bafite imyitozo full gushyira ko batakoze rero iki cyumweru cyose ngo bagikore ko cyakabaye byarabagoye rega no gukora imyitozo no shonje ntabwo bari barya gutesa bari baryo utahembwa amafaranga sabo yakuye basaneri ya magi ariko gusetsaho ariko iyo myitozo waguduka gusa nyacyo nabonye Rayon Sport yakoze imyitozo neza banamenyeranye Bruno Ferreira n'icyo yatangaje cyiza yavuze ati namaze kubona abakinyi banjye namenye ko nzajya bakinisha bitewe na adversaire tinamaze kubona n'abakinyi banjye neza noneho ubu ngubu atabareba bamenye ko ibyiza biri imbere yabitangaje abati abareba bamenye ko ibyiza biri imbere namaze gusobanukirwa ubushobozi bw'abakinyi banjye mfite nuko nzajya mbapanga kandi kubisobanukirwa bishingiye ku kintu cyo kuvuga ngo abakinyi bakina he urabona nka match ejo Likao Pizarro yakinnye neza pe APR ngufite 36 dokosora 6 ubwo irabarusha 7 Likao ejo yagize match nziza yamburaga baro neza akayisaba neza akanitanga neza kubera iki kumusubiza ku mwanya we urabiswe bigeze kumujagaraza bakajya bamushyira imbere ya Bangara bakamushyira muri box to box nyamara ari umukinyi kuri 6 n'umukinyi udakora ibintu byinshi ku mupira ni Burundi barakubwira bati ni 6 arambura baro neza kabisa gushyiza mu mubiri akanitanga neza hanyuma Abedi ntabwo aragaruka neza ariko Abedi ejo yakinye neza Abedi n'amakinyi bakinye neza ariko ibyo bigira byose bafite Ben Musa
afite ikipe ya polisi Rayon Sport 16 kwa gatanu bafite umupolisi hano ntaza areba ngo gutya na gutya azaza kubita ikipe igomba kuba yiteguye baracyafitemo iminsi yo kwitegura no kongera kuri kavaringa na peri ifite match ko ejo yego ifite match ejo na Bugesera hano ni akazi gakomeye cyane Rayon Sport izaba yaruhutse bazaruhutse gatanu ro 13 ubwo rero koca mwambari rwose na staff technique yose muri rusange ni akazi gakomeye cyane kugira ngo bazaze imbere umupolisi ameze neza. Hanyuma ubwo andi makuru kuri Rayon nuko nyine Richard kongera kumubara muri Rayon biragoye ku munsi w'ejo namenye amakuru ko yagombaga gukina rwose mbere y'umukino yari no mu bakinnyi baza kubanzamo ariko baza kumuvana kuri liste bahita binjizamo Aziz Basane wakize ejo rwose bari baramwishimiye kumubona mu kibuga yanagize iminota nka 15 myiza yakinye udupasa twiza cyane agiye neza cyane ubwo Richard rero agiye kujya Dubai byarangiye noneho Rayon Sport igiye kumutanga ubwo bamaze kumvikana ku mafaranga agomba gusiga ko bavuga ko byibura nadasiga ibihumbi 20 by'idolari muri Rayon bataza kumurekura ariko ntekereza ko nanyuma yo kubona n'aya mafaranga babonye ibyo bitanu bya Richard ngo bari gupfa bamwete ijyana igenda mu kipe no gutisha no gukanga. Okay, buretse akandi kana indi debate yayisiza ntama ubuse uyu mugabo najya mu mushyikirano yo kwigana na Edouard yo mu mushyikirano Jean Baptiste bakuru nta mukanya bro. Okay, hanyuma icyo twavugaga hari abantu batangiye kuvuga ngo arayazanye ngo arayizaniye ngo murenzi muyimureke urumva bigira icyo bivugaho ngo ni muyimurekere n'uyizaniye ngo abandi batazaza bakayarisa yavuga ko agomba kugumana ikipe ngo nagumana ikipe ariko se niwe wazanye score uzabazana miliyari nindi narabibabwiye ariko navuga nta budara arayifashe mutegereza ko azayisubiza muzambwira ariko Jero tiramwizaniye Jero tinije rwose nije reka twumve icyo Murenzi Abdara yatangaje kuri aya masezerano ubundi tugaruke tubiganeho neza cyane mu myaka 5 ntago ari mu mwaka miliyari 3 na miliyoni 500 mu myaka 5 abafatanyabikorwa rero bifuje kuza gufatanya n'abanyarwanda mu guteza imbere umupira w'amaguru binyuze mu bikorwa by'ubucuruzi. Amasezerano yo twasinyanye ni amasezerano navuga y'ubucuruzi, ni amasezerano anyuranye nayo twari dusanzwe tumenyereye ya sponsorship cyangwa se y'ubuterankunga. Hano ni ubucuruzi, bafite ibikorwa bakora by'ubucuruzi bishingiye ku gucuruza ibikoresho bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru. Natwe rero nka Rayon Sport ifite abakunzi benshi, twasanze dushobora gufatanya kugira ngo by'umwihariko imyambaro, ibikorwa ibikoresho byo kwambara, bazadufasha mu myambarire, mu kuduha imyenda yo kwambara, ariko no mu kugeza imyambaro ku bakunzi bacu aho bari hirya no hino mu gihugu kugira ngo babashe kugura ibyo bikoresho. Ikindi ni gufatanya mu birebana no ko bafite ubunararibonye mu kwegera abanyamuryango, aho bari abanyamuryango bagatanga imisanzu yabo binyuze mu ikoranabuhanga. Natwe rero twari twaratangiye kwegera abanyamuryango binyuze mu ikoranabuhanga. Abenshi murabizi akanyenyeri 702 baraje rero ngo dufatanye ubunararibonye bwabo n'ikoranabuhanga ryabo mu kudufasha kwegera abakunzi bacu no kubashishikariza kuba hafi y'ikipe yabo. Urebye ibikorwa tuzaba turimo n'ubwo bufatanye binyuranye nuko twari dusanzwe umuntu aza akaduha amafaranga tukamwambara ku mwenda. Abangaba ubwo imikoranire ishingiye kuri business, baraduha iki agaciro cyangwa se amafaranga twabonaga cyangwa tuzabona muri iyi kontra. Umuntu yakwibaza ngo bizafasha iki? Murabizi ko Rayon Sport yahoranaga ibibazo bya mikoro bitewe n'abafatanyabikorwa wenda badahagije dufite. Twari dufite umufatanyabikorwa Score wazaga nk'umusponsor, n'ubu ngo bazakomeza ko turacyafite amasezerano, ariko hiyongereyeho noneho n'izindi mbaraga zitanzwe n'uyu mufatanyabikorwa tugiye gufatanya mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa se mu bikorwa byo kubasha kwegera abanyamuryango bacu.
uwo ni perezida Murenzi Abdallah asobanura kuri aya masezerano. ubwo rero ni byiza cyane kuri reyo Yeah. baracyafite amezi yo kuyobora no kugira ngo bashyire buri murajya aracyabura umuntu. ugiye muri convention ugiye muri KCC tugiye mu nama y'igihugu y'umushyikirano mu kanya gato cyane. Hanyuma rero ubwo birumvikana Rayon Sport iraryohewe ariko uyu munsi hari match ya Rutsiro na Gorira. Rutsiro na Gorira Nyamirambo. saa Abantu bazi kujya kureba abakinnyi bashya ba Rutsiro. Harimo abakinnyi bavanye muri Maroc muri AS FAR. Harimo abakinnyi bavanye muri AS FAR w'umurundi baza kumureba bakina ku ruhande. Kocha Gustave amezate. Kocha Gustave afite abandi bakinnyi yazanye. Rutsiro ni cya nari ndi kumwe nabo uje ndi ku mahoro. irasa nk'ari nshya. Ariko ntuzi umukinnyi wabonye ari kumwe na Gatwaza. Bamutara muri kumwe na Gatwaza. Yitwa Gustave muri AS FAR. ingofero itukura. Kaka ndi gatoga. Ni umukinnyi wa Rutsiro bafitemo abakinnyi bashya. Hanyuma Mosengo nawe yasuye muri Gorira. Masengo agiye muri Tansel ashaka kuzagaragara